kuko ndabona amasaha yagiye kanjye njye mu masengesho. Genda rwose dore no gusenga muri iyi minsi biradufasha. Cyane. Nawe uze kugira akazi keza, uze kubwira no mukozi aze gusiga akinza n'amadirishya kugira ngo imibi itari buze kwinjira nimugoroba. Ndamubwira, ndabyibuka ndamubwira. Nanjye ubu ngubu ngiye kuranguza dore ibicuruzwa byahageze, barimo barambwira abakiriya ngo nihute. Nuko wibuke ubwira na wa muzamu aze kurwanagura ya modoka uze kuyijyana isa neza. Ya modoka we yayaruwe mu gitondo cya kare kare nabibonye. Yego. Ahubwo se uri buze kugaruka vuba? Oya ndaza nimugoroba kubera amasengesho n'ay'umunsi wose. Nanjye ndibuze gutaha nimugoroba kuko abakiriya mfite ni benshi. Nta kibazo, akazi keza. Sawa, nawe amasengesho meza. Allo? Umeze ute se Fili? Umeze neza? Madamu yaragiye ngagiye mu masengesho ngo ari buze kuza nimugoroba. None se wa muti twavuganye cyagiye se uwibuka? Uwo nguwo. Uri hese? Uri karitsiye? Noneho ngwino vuba vuba tukore twisanzuye kuko madamu yagiye kandi aragaruka nimugoroba. Vayo. Kandi ihute mbese ndagutegereje. Umeze ute se? Amakuru se? Nari ngukumbuye we, twaherukanaga cyagiye. Siko nibagiwe igitabo cy'indirimbo ndi kumwe sana amadirishya akinze, gusa wa mukozi hari aho yaba agiye ra ko nawe umva bereti